Kristo akuzwe abavandimwe, twinjiye mu kwezi kwa gatanu. Ukwezi abakristo barimba ko ariko kwiza kuruta andi mezi yose, kuko ari ukwezi k'umubyeyi Bikira Mariya. Gutangira kwita ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa Bikira Mariya byatangiye kera cyane, cyane cyane bitagendeye ku minsi mikuru ya Bikira Mariya, ahubwo bigendeye ku kuba ukwezi kwa gatanu tuzirikana nyine ari igihe ubuzima bw'ibihugu by'i Burayi buba burushaho kugaruka, ndavuga ubuzima bwo ku isi bw'ibiremwa. Noneho indabo ari nyinshi cyane, indabo z'amarozi, z'amarisi n'izindi zose, bakavuga bati Bikira Mariya ni ururabo ruruta izindi. Kuriya kwezi kwa gatanu ahubwo haribwe uwo mubyeyi nyine, kuko ari we roza iruta andi maroza yose. Nyuma ariko Bikira Mariya yaje kwerekana ko ari ukwezi akunda, kuko kuri 15 z'ukwa gatatu muri uku kwezi nyine kwa gatanu nibwo yatangiye amabonekerwa y'i Fatima. Tariki z'ukwa gatanu abakristo bagahimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya i Pompeii. Ariko si n'ibyo gusa, ukwezi tugusoresha umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeti mutagatifu. Ariko rero icyabanje si iyo minsi mikuru, icyabanje ni ukuvuga ngo hari roza iruta izindi yakomotse mu biganza by'Imana, ikaba nyina w'Imana, ari we Bikira Mariya. Muri uku kwezi rero kwa gatanu, kuri iyo tariki maze kuvuga ya munani, umunsi wa Bikira Mariya w'i Pompeii, hazaba hashize umunsi umwe hatangiye amatora y'umupapa mushya. Tariki ya 7 z'ukwa gatanu nibwo amatora azatangira. Hari umukardinali waje aravuga ati ntabwo bizatinda byo gutora papa mushya, ati kubera ko muri iki gihe kibanziriza ayo matora ya papa dufite iminsi ihagije yo kurushaho kumenyana, yo kuganira, yo guhura, kugira ngo nitwinjira muri conclave, nitwinjira nyine amatora azabera, kandi nibura dufite ibitekerezo by'aho ibintu bigana. Abanyamakuru rero ni kimwe mu bintu bya mbere ubu ngubu biri mu mujyi wa Roma, mu makuru angeraho, ni abanyamakuru benshi baturutse imihanda yose, baba bemewe bafite ibyangombwa byabo ko abanyamakuru, baba n'abatemewe, bose bagenda bashakisha abakaridinari kugira ngo bababaze uko ibintu biri kugenda, uko byifashe, se nkamenesha amabanga bagire bate. Noneho birumvikana iyo urebye amafoto cyangwa amavidewo, abakaridinari benshi baba bari guhunga abanyamakuru batinya buri ntibambaze, kuko bene nta kintu cyinshi nshaka kugira icyo mvugana na bariya bantu. Ariko hakaba ibintu by'urucyane akavuga ibyo barimo. Mu cyibutsa rero nyine ko batangiye izo nama bita congregation, bavuga ngo gukora amanama bagahura baturutse imihanda yose. Ubu ngubu bw'abakaridinari bari mu bazatora, bari mu bazatora papa. Ibyo biratandukanye. Hari ababivanga bati ntawe ushobora gutorwa nyuma y'imyaka 80, ntabwo ari papa ashobora gutorwa nyuma y'iyo myaka, ahubwo ntawe ushobora gutora nyuma y'iyo myaka 80 mu bakaridinari bazaba bakoranye. Ubwo rero muri abo bakaridinari nyine uko bakoranye, mbere y'uko binjira muri conclave, mbere y'uko binjira mu gikorwa nyakuri cy'amatora ya papa, bagiye kwifungirana muri Chapelle Sixtine, haba icyo bita za congregation. Buro babihaye iminsi myinshi, ahari no kugira ngo barebe ukuntu bamenyana, kuko baturutse imihanda yose. Harimo abagiye guhura bwa mbere, hari abazi cyangwa batazi igitaliyani, hari abavuga ibirimi n'abandi batumva, noneho bose bagiye guhura, bari guhura nako kugira ngo barusheho kumenyana. Ariko abari guhura si 133 gusa, ahubwo n'abo bakaridinari bandi bose badashobora gutora kubera ko barengeje imyaka, bose baba batumiwe muri izo congregation. Akenshi ugasanga nyine nk'abo bakambwe aribo baberaho kugira inama abakiri bato. Biri kugaragara rero mu bisubizo byaba ibyo bari gutanga ku banyamakuru, byaba n'ibisohoka mu binyamakuru byo mu Butaliyani by'umwihariko, hari kugaragara ko muri izo nama ziri kuba bakiri kwishakisha. Ariko wabireba ukabona nyine ibitekerezo ni bibiri, kuvuga ngo harimo amatsinda abiri. Harimo abashaka ngo gukurikiza
imiyoborere n'amavugururwa yatangiwe na Papa Francisco, n'abandi bavuga ati reka dukurikire ahubwo ivanjiri n'uruhererekane rwa kiliziya, ku buryo rero biri gutuma nyine haba ikintu kimeze nka nka abangukise mu tansiyo mu gifaransa, birasa nkaho biri gutuma abantu bisa nkaho bigenda bikurura icyuho, ku buryo umwe mu bakaridinali babajijwe bavuga ati hariya tumeze neza turimo turaganira, ariko ikibazo dufite nyine ni ukumenya aho tugomba kwerekeza ibitekerezo n'uwo tugomba kubyerekezaho kugira ngo twinjire muri iyo konkarave ariko dufite ibitekerezo nibura bifatika. Murumva rero ko ni igihe gikomeye cyane. Igishimisha ni uko buri mugoroba bagira umwanya wo gusoma misa, bagasabirana, bakanasabira cyane cyane Papa Francisco kugira iruhuko ridashira. Noneho ibyo byarangira bakaruhuka, ariko abanyamakuru nyine uko mbibabwira ntabwo bari kubaha amahoro habe nabo. Bigaragara rero ko abenshi, nabwiye ko abenshi 80% mu bazatora ari abakaridinali bishyiriweho na Papa Francisco ubwe, 80% mu bazatora. Ikindi rero kigaragara arengeje umubare wajya kuba nk'uw'itegeko w'120 utagomba kurenza 120 mu itorwa rya Papa, bakaba bashobora gutora Papa. Bari barenzeho ngira ngo 15, ariko harimo 2, umwe wavuze ko atazaza n'undi wavuze ko yikuyemo kubera ko aravuga ati banshinjira inyuma ko nakoresha amafaranga y'abandi nabi, ariko ntabwo mbyemera kuko sinshaka kujya muri izo nama zabo. Ni Karidinali Becciu, afite ibyo ashinjwa bikomeye, akirwa n'imanza n'iki, ariko warabwiza umunsi aravuga ko yarenganyijwe na Papa. Noneho rero muri abo rero babajijwe, hari abashubije ku banyamakuru bati icyo dusaba ni uko hakomeza umurongo Papa Francisco yatangiye wo kuvugurura kiliziya. Uwo murongo rero ni uwuhe Papa Francisco yatangiye? Ni uko mu by'ukuri hari ibibazo byinshi yagiye atera hejuru muri kiliziya, ariko bitigeze bibonerwa ibisubizo. Muri byo hari uko yatekereje ibijyana na mbere na mbere umuryango ugomba gufatwa gute, noneho ese ni hagati y'umugabo n'umugore n'abana, cyangwa ni ibingibi byose byateye byitwa umuryango. Noneho ibyo birasakuzwa muri sinode yari yakozwe, ariko biza kurangira bibyaye ikintu cy'icyuka, bavuga mu gifaransa ngo umusozi wabyaye imbeba. Noneho ukabona bavuga bati wenda niho haba cya kibazo cy'abavuga ngo abagomba guhabwa amasakaramentu ni bande, ese n'abatinganyi tuyabahe, cyangwa ese n'aba bana batarashyingiranywe muri kiliziya tubaha amasakaramentu. Hari ibibazo wumva bibaza muri iyi migabane ubona bitibazwa muri Afurika. Ufite abagore 2 ntiyatekereza kujya guhazwa, ubana n'umugore batasezeranye muri kiliziya ntiyanabitekerezaho, uwo muri iri dini ntiyabitekereza. Ariko muri ibi bihugu byivangamo ko harimo ikintu cy'ubujiji cyinshi mu bijyana n'imikorere ya kiliziya, noneho ugasanga bari kujya impaka mu bintu uvuga uti ibyo byo ni ibibazo by'ubujiji byagombye kwisubiza ubwabyo, ariko nyine iyo byakomeye babatega amatwi nyine kenshi ukavuga uti reka turebe ukuntu twagendana nabo, ari ukibaza impamvu ahubwo babyibaza. Kuko kiliziya ni umuryango w'Imana. Uwo muryango w'Imana ufite amategeko, mbese ni ukuvuga ngo ninjiye nko mu ishyirahamwe, ni urugero rwo gusuzuguza kiliziya, muzi neza ko nyikunda kandi nyubaha, ariko iyo winjiye mu ishyirahamwe riba rifite amategeko rigenderaho, iryo shyirahamwe winjiyemo. Niba wari uryinjiyemo ubizi kandi ubishaka, urabanza ugasoma ingingo zigenga ayo mategeko, ukabyemera ko uzayubahiriza, wabona bitagushobokeye ukavuga uti sinshaka kubyinjiramo, ntabwo bindeba. Na kiliziya ifite amategeko y'Imana igendera, amategeko ya kiliziya ikagira imigenzo yayo. Noneho mbere yo kwinjiramo bagombye kuvuga uti haryo kiliziya ni iki. Noneho nicyo nkundira abakristo bacu bo muri Afurika, iyo atarashobora kugera ahantu ho kuvuga ati reka niyemeze rwose ninjire muri uriya murongo wa kiliziya, aravuga ati nzagumya gusenga njye no mu kiliziya rwose ndetse kenshi, ariko ibyo kujya guhazwa mbe mbyihoreye kugeza igihe nzakemurira ikibazo cyanshyize ku ruhande.
abandi rero babihindura impaka. Ubwo rero ikibazo nyine cyavumbutse nacyo muri sinodi papa yari yakoze ku bijyanye n'umuryango. Bukeye havuka ikibazo cyo abasaseridoti kubemerera gushaka cyangwa no guha ubusaseridoti abagore n'abafite abagabo nako n'abagabo bashatse. Noneho icyo kibazo nawe kiravugwa kirasakuza. Ubwo ni cya gihe cya ya sinode yajemo pacamama cyakirwamana cyo muri Amerika Latina kinjira muri Vatikani. Noneho muri iyo sinode rero yajemo za pacamama n'ibiki, niho havutse ikibazo cyo kuvuga ngo muri icyo bitwa za Amazoni bati ati rwose abo bantu ubuseribateri burabananira cyane, bati ahubwo turebe ukuntu twakwemera ko abagabo baho bayobora imiryango, naho twabaho ubusaseridoti. Ibyo nabyo biravugwa birajujura. Mwibuka Karidinali Sara yandika igitabo hamwe na Papa Francis Benedicto wa 16 yitwaga ngo mu ndiba y'imitima yacu, bashaka kwerekana agaciro k'ubusaseridoti guhera kuri Yezu kugeza uno munsi. Nabyo birangira nta mwanzuro ufashwe, ariko biri aho nyine, abagore b'abadiyakoni, abagore b'abapadiri, abagore b'iki, nabyo birangira mu cyuka. Ikindi cya gatatu rero cyaje icy'ejo bundi ni icyo kuvuga ngo mbese abatinganyi tujye tubaha umugisha, bitari ukubashyingira, ariko nibaza bari hamwe tubaha umugisha. Igisubizo kikavuga ngo mbese kiliziya yemerewe guha umugisha abantu bari mu cyaha, cyangwa yemerewe guha umugisha icyaha? Naza ari umuntu umwe, uwo nguwo uzamuha, kuri naza bombi bari abatinganyi batoye. Aho naho birangira mu cyuka, hamwe bati nibyo, ahandi bati sibyo. Mu Budage bwo no mu Bubiligi hari naho babikora rwose ku mugaragaro. Mbese ukabona ko byo nyine byabaye ikintu, naho cyabaye ikindi kibazo. Ibyo nacyo ni ikintu kindi nacyo cyavumbutse, bavuga bati iyo reforme tugombe tuyikomeze. Icya kane ni icyo kuvuga ngo ni gute twabana n'amadini kandi twumva ko dufite ubutumwa busumbye ubw'abandi. Rero tujye tuvuga ko amadini yose areshya, igishimishije ni amahoro no gufasha abantu. Ibindi byo kwigisha abantu ngo bahinduke tubyihorere. Naho cyabaye ikindi kibazo gikomeye, bavuga ati tuzabikomeza cyangwa dusubire ku kuvuga ko Kristo yatumye abantu bajye kwamamaza inkuru nziza ku isi. Ikindi rero nasoreza, ariko nta nubwo mbivuze byose, no kwibaza ngo mbese kiliziya aho ifite uburenganzira bwo kuba yahindura ijambo ry'Imana ngo bitewe n'ibihaho bigeze. Rero ni ikibazo nacyo rero cyangwa ni ijambo ry'Imana rigomba guhindura imikorere y'abantu, yagumya kubaho nk'irihanura n'akabona n'ubwo abantu barigendera kure. Bati ni gute twahuza ijambo ry'Imana n'igihe turimo? Abenshi rero bati turihindure, abandi bati turyigishe uko riri, noneho uryumva rikamukora ku mutima rimuhindure, udashaka kubyumva uwo nyine ntari muri iryo shyirahamwe. Bikabyara ibibazo biremereye, noneho bikabyara n'ibibazo hagati y'abo bakaridinali. Kuvuga ngo ibyo maze kubabwira uko ari ibintu bitandatu, niyo gahunda Papa Francisco ngo yaba yarashyize imbere, nk'uko nyine ubibona mu by'abakaridinali bari kujyaho impaka. Hakaba rero icyiciro kindi ngo kiri nk'abakaridinali bake bavuga bati nyabune nyamara muri kugendera kure y'umurongo wa kiliziya. Nababwiraga muri ino minsi bya Karidinali Robert Sara, ariko hari n'abandi bitwa ba Burke, hari n'abandi bitwa ba Admire, ahandi bitwa barahari batari bake bavuga bati nyabune nyabune nyabune. Hakaba rero n'ikindi cyiciro cyabo cyishikiye, bakabireba uko bigenda bikururana, bati mba uzatsinda tuzayoboka uwo nguwo. Mwumva kugeza kuri uwo murongo uravuga uti umwanya wa Roho Mutagatifu urihe muri ibyo byose? Ariko buri urimo, kuko Roho Mutagatifu akoresha abantu, akorana n'abantu, gusa igihe kikagera agafata icyemezo, aho kugira ngo atatire umurimo w'Imana uhagarare, hari ubwo Roho w'Imana agomba kuza n'imbaraga ze akabihindura. Muri abo rero bavuga bati nyabune nyamara kiliziya iri muri danje, kiliziya iri mu bintu bishobora kujya kure. Nabazaniye abasaza babiri muri kubona, nabisobaga mu binyamakuru byo mu Butaliyani cyitwa Repubulika,
cyane cyane icyitwa Corriere della Sera, ibinyamakuru n'icyitwa Libero, ni ibinyamakuru bizwi cyane mu Butaliyani. Habayeyo ntawe ushobora kuvayo atarigeze abona Corriere della Sera cyangwa abone Repubblica, kuko ni ibinyamakuru bisohoka buri munsi. Noneho muri ibyo binyamakuru rero habazanye nk'ibiganiro byatanzwe n'aba basaza babiri, Karidinali Ruini, Karidinali Camillo Ruini. Uyu nguyu yari azwi cyane mu gihe cya Yohani Pawulo wa kabiri mu gihe cya cumi na gatandatu, kuko uyu Karidinali Camillo Ruini, kugira ngo uvuka mu gice cya Modena, muri provinsi ya Emilia Romagna, ya avuka muri za 31, cyangwa 31. Ubu ngubu arashaje, ari hejuru y'imyaka 90 n'ingahe, bwa 94, umuntu rwose abivuze mu myaka yose. Uyu musaza rero Karidinali Ruini, Camillo Ruini, yari umusaza, yari umukardinali ukomeye cyane, n'ubu ariko aracyakomeye, kuko ndibuka ni mu Butaliyani niyo wayoboraga inama y'abepiskopi bo mu Butaliyani. Ubundi yigeze ayobora na kongregasiyo ye ishinzwe abepiskopi, yigeze aba no na bita ba sekereteri ba leta ya Vatikani, abantu umukardinali wari ukomeye cyane. Gusa akaba azwi cyane, Papa Yohani Pawulo wa kabiri nyine wamutatu wamugize karidinali, akaba azwi cyane kuko ari umupapa wari ukomeye cyane cyane, azwi ku gukomera ku kwemera kwe. Ndibuka turi mu Butaliyani, hari ubwo yavugaga ibintu ukabona bahanganye rwose n'abategetsi b'Abataliyani, ku buryo bugaragara ati no, Kiliziya Gatolika ni iki cyigisha, ubyemera abyemere, utabyemera ntabyemere, cyangwa ushaka ko tujyana nyine tugende, ko ntidushobora gutatira ivanjiri kubera imyumvire y'igihe. Ubu ni Karidinali Ruini. Rero Karidinali Camillo Ruini yakoranye cyane na cyo 16 basa nkaho bakundana cyane, babanye hafi cyane, kugeza rero igihe acyuriye igihe. Noneho amaze gucyura igihe, asimburwa na karidinali wundi nawe, Karidinali Bagnasco. Karidinali Bagnasco nawe Angelo Bagnasco. Angelo Bagnasco yahoze ari generali mu ngabo, ari umwepiskopi uhagarariye Kiliziya mu ngabo kugera ku rwego rwa generali. Nyuma rero yaje gucyura igihe nyine mu by'igisirikari, ariko aza muri diyosezi aba umwepiskopi wa Gene cyangwa Genova. Hanyuma aza kuyobora nawe inama nkuru y'abepiskopi bo mu Butaliyani. Aba rero niyo wasimiwe mu by'ukuri Karidinali Ruini. Murumva bombi bamaze kuba abantu bakuze mu myaka. Karidinali Bagnasco icyo gihe nawe yari azwi cyane nk'umuntu uvuga uti nyabune dukomere ku muco wa Kiliziya, tugendere mu murongo w'ivanjiri. Ari nawe rero mu bashyizwe muri uwo rwego na Papa Leo wa 16. Numva rero n'abantu ntawe basaza bakoranye, navuga nti basa nkaho bakiriye. Ubu rero tubivuga Karidinali Angelo Bagnasco afite imyaka 82. Urumva amaze imyaka gusa nk'ibiri arenze igihe ashobora kwinjira mu matora y'abapapa. Impamvu rero abasaza bombi nabazanye nk'abakaridinali navuga nti b'abajyanama bavuye ko ingoma ibuza abakuru ibigiye guhirima, baje ari nk'abantu bakuru baje kugira inama abandi batoya cyangwa se abandi bazajya mu matora. Mu byo rero Karidinali Ruini avuga, uyu nguyu nyine mbabwira uri mu myaka 94. Karidinali Ruini arahangayitse cyane, aravuga ati Kiliziya iri muri risike, aravuga ati Kiliziya iraharindimuka. Mu magambo akoresha aravuga ati yewe ikintu kiri kuntera ubwoba ni uko nkwiye kugendera ku bitekerezo by'abantu bagashaka gushyira ivanjiri ku ruhande. Noneho Karidinali Bagnasco nawe asa nk'uwunga muri iryo ngiryo, akavuga ati nyabune abantu bareke kuba icyitwa tifozi mu Gitaliyani, bishobora kuvuga ngo bareke kuba abafana, bareke kuba abafana, ntibashyigikire umuntu, ahubwo dushyigikire Kristo. Urumva niho kuvuga ngo
nyabune ntimuhindukire abafana b'abantu, kuko niba iby'abafana b'abantu mushobora kugendera mu bitekerezo by'abantu mukibagiza ivanjiri ko ariyo igomba kutuyobora. Karidinali uyu nguyu rero Banyasiko ikindi ari kuvuga kandi nacyo gikomeye ni ukuvuga ngo nimukomeza kugendera mu myumvire ya kimuntu gusa, kiliziya ishobora kuzacikamo ibice. Aba basaza rero bakuru kandi n'uyu munsi bari muri izo kongregasiyo nyine mo imbere, bari muri izo nama, ni ukuvuga zirimo zivuga ku bijyana no guha ibitekerezo cyangwa se imyumvire ku bazatora papa. Navuga nti ikintu batuzaniye gikomeye cyane ni ukutubwira ngo nyabune bidusubire ku isoko. Dusubire ku isoko ni ukuvuga gusubira kugarukira ivanjiri. Rero ubwo nabirebye, ubwo simbuze byinshi ku bya abasaza bavuze, kuko bajya bavuga amagambo aremereye cyane nk'aho Karidinali Angelo Banyasco agera ahantu akavuga ati aho ibintu biri gupfira ni uko Uburayi ntibukigira kamere ntibukigira kamere yabwo y'umwimerere, ati nta roho bakigira, donc ils ont perdu l'âme, nta roho bakigira kubera ko batagifite roho batanga. Ati umuntu tugifite roho atanga icyuka nyine kitarimo ubuzima. Ati igihe kirageze kugira ngo abantu tugarukire roho yacu ya gikristo, kamere yacu ya gikristo. Urumva ni ikindi uwo nguwo ni Karidinali Banyasco. Karidinali Ruini hari ijambo rikomeye yavuze ati kiliziya nimuyisubize abo muri kiliziya gatolika. Interuro yantunguye. Kiliziya nimuyisubize abakristo muri kiliziya gatolika. None se iyobowe n'abakristo mu yihe dini? Ikibazo babajije rero Karidinali Banyasco, bamubajije batese ko tubona usa nk'uri kuvuga rwose ko kiliziya yamaze kugera kure, ubwo mwatubwira ko kiliziya ko byose byageze kure, kiliziya iri byageze kure, kiliziya bashobora kubisanga rwose mu kinyamakuru cyitwa Corriere della Sera cyo mu mujyi wa Roma, cyasohotse kuri tariki ya 30, aho bamubaza bati ese ndagira ngo tubwire ko wumva nawe ubona ko tubona usa nk'uvuga ngo kiliziya ari sipero. Ubwo kiliziya yageze aho ngaho, kiliziya iri ngo yageze aho ngaho, abayobozi ba kiliziya bari. Yashubije neza cyane ati kiliziya igendera mu gihe, ntabwo igendera hanze y'igihe. Niba igendera mu gihe ntibivuga kwiri inyuma cyangwa se kwiri imbere, nako kwiri inyuma, ahubwo kiliziya buryo iri imbere kubera ko ifite ubutumwa bw'ubuhanuzi igomba gutanga. Ati ariko ntabwo ishobora kubuza abadashaka kugendera mu murongo wayo kuwugenderamo. Ati icyo igomba gukora ni ugufasha abana bayo n'abandi bantu bafite umutima muzima gukurikiza inyigisho z'iyo kiliziya nyine ya Kristo. Rero maze kubikurikirana, hari ikintu byampaye icyizere, navuga nti hari umuntu ukomeye cyane turi kwibagirwa kandi ufitanye umubano wihariye na Roho Mutagatifu, ari nawe nyine Roho Mutagatifu ari uyobora kiliziya. Umuntu ufite umubano udasanzwe cyane na Roho Mutagatifu rero yitwa Bikira Mariya. Kuko hagati ya Bikira Mariya na Roho Mutagatifu hari isano iremereye cyane. Iyo sano ni uko babyaranye umwana w'Imana ari we Yezu Kristo. Ntabwo ushobora gutandukanya Bikira Mariya na Roho Mutagatifu, ntabwo byakunda. Ni nko kubona umwana ukavuga ngo uriya mwana ngo ni uwa se gusa, uriya mwana ni uwa nyina gusa, umwana ni uwa bombi. Ndashaka ko Bikira Mariya na Roho Mutagatifu ibanga bafitanye ari uko ari Yezu Kristo nyine wasa nko kubwa Roho Mutagatifu, akabyarwa na Bikira Mariya nk'uko tubyamamaza. Ukanazirikana ko burya niyo tugiye guhazwa duhabwa Yezu wasa nko kubwa Roho Mutagatifu, akabyarwa na Bikira Mariya. No mu ngoma y'ijuru no munsi Yezu wasa nko Roho Mutagatifu, kubwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya. Uvuga ngo hari iyo sano rero ikomeye. Noneho kuri Pentekosti, ku musaraba mbere na mbere, ku musaraba Bikira Mariya yahawe kiliziya nk'umubyeyi. Bamubwiraga bati umugore ntabwo bakoresha mama cyangwa umubyeyi, akoresha umugore simbura umugore wa kera ari we Eva. Umugore dore umwana wawe,
ubundi baragenda babwirana n'uwo mwishe Yezu yakundaga ari njyewe ari we wowe, kiliziya ikunda kujya guhuza na Yohani Mutagatifu, ati dore nyoko, dore nyoko, dore umubyeyi mushya. Ibyo rero twabihereye, uwo mubyeyi twamuhereye ku musaraba, byigaragarije ku munsi wa Pentekosti, ubwo Bikira Mariya nawe yari kumwe n'intumwa za Yezu n'abigishwa bose hamwe ngo ari ijana na makumyabiri nyine by'abakaridinali navugaga mu kanya, kugira ngo bakire Roho Mutagatifu, noneho bashobore uwo mubyeyi ari hagati yabo, bashobore gutangira ubutumwa, we ari umubyeyi ubasabira, nabo bagende biruka imisozi bamamaza inkuru nziza. Ndavuga rero nti ni amahirwe cyane kuba izi kongregasiyo izi nama nyine z'abakaridinali ziri kuba mu gihe turi kwinjira mu kwezi k'umubyeyi Bikira Mariya, tubitangiranye nawe rwose iki gikorwa. Mu gihe ndi kubona hirya no hino hari gukorwa za novene zo gusabira cyane cyane abo bakaridinali kugira ngo bazatore umuntu bahawe na Roho Mutagatifu, mu gihe hari amatsinda menshi y'urubyiruko cyane cyane rw'i Burayi no hirya no hino, buri munsi 2:33 bari kuvuga ishapure. Ubundi bayivugaga basaba kugira ngo umwaka wa yubile uzagende neza. Mu mwaka wa yubile ndi kuvuga si iyi turimo, ahubwo ni yubile y'urupfu rwa Nyagasani Yezu Kristo, umwaka w'2023, ubwo dusigaje imyaka ijya kuba nk'umunani kugira ngo duhimbaze iyo yubile. No bakavuga bati 2:33, bivuga ngo donc 20h33, donc 2033, donc 20h33 bagakorana bakavuga ishapure, cyangwa bagahana gahunda yo kuvugana ku Mutsa Mariya bose icyarimwe kuri iyo saha, kugira ngo basabe kugira ngo twese twitegure n'isi ivugururwe yihindure, kugira twese twitegure kujya muri iyo yubile y'umucunguzi wacu Nyagasani Yezu Kristo ubwo yazutse mu bapfuye. Urumva rero hari ibyo byose, noneho uyu munsi bari kuvuga bati noneho rya sengesho ryacu reka tubyerekeze mu murongo wo gusaba kugira ngo icyo kintu kigaragara ko hari icyuho kinini cyane kiri no bari gukorana i Roma b'abakaridinali, nacyo kiveho, kubera ko muri Bikira Mariya wabyaye umwana w'Imana, kiliziya yahindutse imigira ubumwe, kandi ubumwe bukomeye cyane. Ibyo ndi kuvuga rero ngo twebwe abakristo natwe aho turi hose, igikorwa ni icya kiliziya, kandi kiliziya si bariya abakaridinali bonyine, nanjye nawe wabatijwe wese iyo kiliziya yirimo. Ufata iyo nshingano yo gusaba kugira ngo Roho Mutagatifu azayobore bariya bagabo bagiye gukorana i Roma, noneho bazareke rwose abari bubayobora. Izi nama ziri kuba mbere zishobora gutanga ibitekerezo, ariko bagira muri conclave Roho y'Imana akamanukiraho bose, bajya kubona bakabona hasohotsemo nimero batatekerezaga, bitewe n'uwo Imana ubwayo ishaka kwihitiramo. Uko yabivuze rero igihe Nyagasani yahaga umugisha Dawudi, avuga ati uwo ni we mushumba unyuze umutima wanjye. Natwe dusabe kugira ngo muri ibihe bikomeye cyane bya kiliziya tuzabone koko umushumba nyakuri unyuze mu mutima w'Imana. Twese kwa Bikira Mariya turagutangiye, turusheho kumwitaho kugira ngo adufashe, tumutere n'ibyifuzo n'imigambi n'ibibazo byacu byose, kugira ngo natwe adufashe kuba abahamya b'ingoma y'Umwana yo muri iyi si, cyane cyane muri iyi si ya none. Tuvugiwe nawe rero ushobora byose n'abaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.